yereka ukavuga ubusa ngo ufite video ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa itunda mu izina rya Yesu abo bazi ariko iyo video uyizane ndongeye ndabikubwiye ndongeye mbigusubiriyemo iyo video ndi kuri gata mu gitsina cy'umukobwa afite n'igikoresho cy'abagabo uyishyire hanze kabi uyishyire hanze nyari zose zafite naziza ibyo biramure niyo yibanze iyo video yayigeze haravuga ngo iyo video ngo Brian niyishyira hanze ngo muri Kibagabaga ngazahimuka ngo muri Nyamirambo ngo ntazongera gutambuka yewe ngo nta n'umuboss uzongera kumuha akazi yago iyo video yishyire hanze igihe kirageze abakwihoreye barakwihoreye abantu barakwihoreye barakubashye watwitse abatinganyi ese ubundi niba ndi umutinganyi ndamaze mushiki wawe natinze mutingana barakundegera nyoko wasanze mu buriri bwanjye yaraje arakundegera arakubwira ngo namutinze nabura babara uravuga ati iki gitinganye kitingana ndakwibujije ariko wambabareje dewo ngewe Brian Gateka ndi kuri gata mu gitsina cy'umugore ngo mfite n'igikoresho cy'abagabo ubwo yavugaga buretse tesha wiseka mw'abanyarwanda mwe yagotwara twakundanye ngo tukabana mu nzu yagaragenda aramuzana umwana w'umuhungu aragaruka nsaba imbabazi amazi iminsi abareba YouTube mu byandike muri comment yirirwa yirukanka avuga ngo nimubabarire ngo nawe ngo ntago yari ameze neza ngo ntago yari ari muri situation nziza uri kumva ibyo narabyihoreye yagaragira ati ngo umugabo wawe ba South Africa wowe uragenda ugafata amagambo nagiye nkwibwirira tukiri inshuti ninjye wakwibwiriye yuko umuhungu twabyaranya ba South Africa icyo gihe arakiba South Africa uri wikigira nkaho ufite amakuru mashyashya ayo na amagambo nge nagiye nkwibwirira wowe yago tukiri inshuti reka mbabwize ukuri ikintu yagufatizo iyo video nanjye ndashaka kwireba first of all sinyina prono ku buryo iyo ngiye gufata video cyangwa iyo ngiye kuryamana n'umuntu nzana video nkayisetinga nta kintu naba ngiye kwereka abanyarwanda ese yago niba koko uko wiri kuvuga ngo urarwanya ngo ibintu bibi bibera mu Rwanda wowe uri umuntu wo kujya kwirwa wamamaza ubutinganyi buri munsi ubutinganyi ni ibintu wagakwiye kujya kuvuga hano hari inzego zibishinzwe RIB muraha niba koko hari abana nangije hari abana mpurumogi nge sinkurumogi abo yaravuze mu kiganiro ngo umwana witwa Ishanga Emeline ngo in case you don't know ngo Brian ngo niwe wamwangije uwo mwana arahari leta RIB we murahari turi mu gihugu turaha aho dutuye harazwi uri kumva abo bana kuki mutabafata ngo bakoreho iperereza ayo makuru nimusanga umuntu avuga ibihuha nawe mu muhana byagize mute Belgique bya Belgique abantu ngo ni ibinyoma ngo nago ngo byabayeho ngo byari ibinyoma ubundi se we Brian mubanye gute uba nk'ikibazo muko yamambajije ndagasa we mubanye gute icyo nshaka ni ibimenyetso bya nta kindi nge nta kintu cyo kubana n'undi muntu uwo ari we wese umusa icyambe ni kimwe n'ibimenyetso ibimenyetso byageze kuri kontwari ubwo abanyarwanda nyine baca urubanza next yabyumvise ko ari gasopo ya nyuma rwose wihangane ntuzabikina akarimbo kanjye nkabibona zanshyiraho tiki hanyuma ariko nucikwa na mugenzi we mu magambo make Brian wamutegetse ngajya kina indirimbo zawe muri club ku ngufu oya bambi oya nashaka pe ntazabikore bro umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy wowe numfasha uri bukumva ngo ngufashe iki ngakugane uzamfashe ikintu cyose wumva washobora umbaza kuri album nkubwirane album yanjye igiye gusohoka amaze ngufashe nkabwa uzamfashe wowe icyo wumva umutima wawe uguhatira bro ngewe uyu muntu musabye kunkorera ibintu abantu bose nagiye nsaba kunkorera ibintu ntago babikoze nafashe umwanzuro wo kubareka umuntu akajya bikora kubera ko yabikunze cyangwa se yumva umutima we album yanjye nisohoka reka mbisabire muzajye kuyumva kuri Spotify kuri Audiomack kuri Deezer Boomplay na album nzi neza ko muzakunda iriho imiziki myiza iriho amacollabos kandi ndishuwa ko muzumva umuziki utandukanye n'indi miziki so my guy rero ngewe
Next, dusoza next. Yeah, man. uriya muhanzi wundi wavuze ni ntaryo Amalon, Jibris, Gisa. Gisa ni igiki cyabafanya mu muziki? Si icyo mwita games. Iyo game se iyo wowe nande nge niba ntakomeye Game, icyo bita game. iyo game Showbiz yo mu Rwanda ngifite. Showbiz yo mu Rwanda ngifite ikintu bita game, ngo baba barimo gukina game. ariko nagaskenye Urumva? anyway Baba barimo gukina game. Urumva? So abantu mwese muri hano mumenye ko showbiz yanyu hari ikiganiro mu kirebe, hari abantu batigeze bahabwa shallow, abantu batigeze bahabwa recognition. Natangiye episode zikitwa ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Iyo niyo topic ubu ngubu dufite kuri Yago TV show. Abantu mwese mugende mukore subscribe, dufite topic ivuga ngo ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Ikiganiro cyasohotse, mugende mukurikirane mwumve. Ikiganiro cyasohotse, mugende mwumve ibyo twababwiye. Hanyuma Bruce Melody Parody, abo bahanzi bose bavuzwe mwumve, bose bahuriye kuri bya bikoresho nababwiye, itabi ririca. Bruce Melody Parody wumvise ibyo avuze kuri ngo kubahanzi kibazo warubajije. Ni cya Melody kirimo ubwo cyataye umutwe ni ikigori kidakiza cyayagaye yataye umutwe gutese. Kiba cyayagaye urakizi, icyo kiri ahangaha kigena kimeze nk'urusazi. Uravuga bya bisazi bya cyaba byabaga kuri toilette binini. Bana numvise ngo afite gahunda ngo yo kuza ngo kundeba Kampala, n'umuntu wabimbwa ngo i Kigali ko reka mbivugire kuri no live. Ngewe ntago mbishaka kabisa, ntago nshaka guhura nawe umusa kabisa. Komeza bikorera umuziki wawe ndakwemera, ariko nge ntago nshaka guhura nawe. Yahura nkanywa sumu ya panya. Nakibwe ati jya buri mure nawe nanywa sumu ya panya wa kigoryi. Wa muti wica imbeba. Ariko wowe na Bruce Melody mufitanye ibibazo? Ni ikigoryi bro. Ariko banza yarakwimye ibiceri cyangwa hari ikindi kintu mupfa, cyangwa hari ukuntu muri